So nkuko rero bakomeje kutwereka ahangaha tugeze mu gice cy'imishanana. Hano duhuye n'umunyarwandakazi mwiza cyane. Kutishimye. Ndishimye. Nibyo. So witwa nde? Amazina yanjye nitwa Ugirase Cynthia. Ugirase Cynthia. Izina ryiza cyane. Nkuko mukunda kudutuma tukabagerera kure, ahangaha ni ubukwe bwabaye, ariko turavuga ati reka dushake abantu bafite ibikorwa bitandukanye. Niho twegereye Beatrice tumusanze muri state ya Kansas. Beatrice rero agiye kutuganiza ubuzima bwo muri Amerika ndetse n'uburyo yatangiye business. Muracyari kuri Voice TV show. Bakuzi ba Voice TV show, nkuko mubimenyereye tubatemberera aho mudashobora kugera. Ahangaha twatembereye muri state ya iyihe? State ya Kansas City, Kansas. Yes, Kansas City, Kansas. Aho tugeze ku bantu nkuko mubizi rero tubashakira abantu bafite ibikorwa bitandukanye. Murabona ahangaha tutaramubaza uko bimeze. Bakunzi bacu mukomeze mwitegereze neza. Muraho neza? Muraho neza. Amakuru yanyu Ni meza, turashima Imana. Dusanze rwose mushima Imana. Amazina yanjye ni Joshua Innocent nkuko mubimenyere kuri Voice TV show. Mwebwe babita abandi? Nitwa Nyirangirimana Beatrice. Beatrice. Guturuka Kansas. Kansas. Wow, amakuru y'imeze? Ni meza, turashima Imana. Yari imyaka myinshi. Yego, turakwishimiye. Suza abanyarwanda bari kudukurikira, abarundi, abagande. Yego, turabasuhuje mwese abadukurikira kuri kino kiganiro. Turi kumwe na Joshua. Yego. Waje kureba ibintu dukoresha, ibyo tumaze kugeraho. Yego. Byo gufasha abanyarwanda, abanyamerika, abarundi, n'andi mahanga ndetse n'andi ma state n'intara zitandukanye. Wow. Beatrice, Amerika ikuryoheye mu buhe buryo? Ikiza nabonye muri Amerika ni ukuza ugakora. Yego. Nicyo kintu cyiza, ugakora ukiteza imbere, ukabona amadolari nk'uko yashaka bitewe n'uko ukora uticaye hamwe. Amadolari warayabonye rero? Narayabonye kuko natangiye kugera ku bintu byo gufasha abanyarwanda, abanyarwandakazi n'abandi muri rusange bindi bihugu bitandukanye twagiye duhura muri hano Amerika. Yego rwose. Watangiye ryari iyi gahunda yo gushaka ibintu byerekeranye n'umuco? Wabitangiye ryari? Byatangiye gute? Igitekerezo cyaje gute? Murakoze cyane. Igitekerezo nkigera hano muri Amerika, twagize ikintu cy'ubukwe, tubona nta mishanana. Yego. Tubona twambaye ibisanzwe nk'ibitenge n'ibindi. Yego. Ntibyanshimisha kuko umuco ni mwiza. Twumvaga ko twakora umuco nk'uwo twavanye muri Afurika. Yego. Ari muri Kongo, ari aho twagiye duhungira mu bihugu bitandukanye. Tukagira umuco mwiza w'Abanyarwanda wo kwambara imishanana. Yego. Imishanana rero mbitekereje nkigera hano, maze umwaka umwe nkimara kubona amadolari, numva ko natuma ibintu bikagera hano, noneho bikadufasha kwambara neza nk'umuco wa Kinyarwanda. So urakoze cyane. Umuntu ashatse kumenya Beatrice neza, ibwira abantu neza. Uwashaka kumenya Beatrice neza, Beatrice ni muntu ki? Beatrice ni umudamu ufite umugabo, abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Wow. Uri kumwe n'umukecuru we ugenda twigisha umuco, ariwe mama. Akatubwira ati umuco ntugacike, mujye mukora ibya Kinyarwanda. Ibinyamerika by'amapantaro mu bukwe ntibibaho ahantu mu ruzindu, ahubwo mujye mwibuka imishanana. Niko n'abakera twahoze. Yego. Uhitamo rero gushaka ibyerekeranye n'umuco nyarwanda. Yego. Ni ibiki udufitiye uyu munsi? Uyu munsi rero mbafitiye ibyiza byinshi. Mwambonaho ni byinshi, turabereka ibishoboka muri bike. Hari inkongoro dukoresha mu bukwe, tugatanga amata arizo byansi. Hari ibiseke tujyanamo ibintu tugiye gusabisha. Yego.
ngibi murabibona hari n'ibindi bibitse ahantu byabugenewe dufite twabyita nk'iduka cyangwa se ahantu ho gutereka shop yanyu rwose yego hari inigi urazibona z'abagabo tugira imishanana y'abagabo y'abahungu itandukanye n'inigi bambara hari inkoni urazibona ni nkeya ziri hano zo kukwerekera ariko aho zihari urahagera muri stoke ziri hari utuntu tw'urugore tw'abakobwa bashyira mu mutwe bakenyeye imishanana batwambara gute batwambara neza cyane uraza kubibona ndabikwereka dufite abakobwa rwose baba bahari badushyira mu mutwe bagashyiraho aka kantu bambaye umushanana bakaberwa hari utuntu bambara bagashyiraho ku maboko noneho bashananije atari ukunambaye bakaberwa ukabona umuntu ni umunyarwandakazi. Amen kabisa ndishimye cyane abakuru baravuze ngo umuco ntugacike kubera ko wahisemo gukora ibi bintu mfite n'ibindi byinshi uko hari amabaze hari ibitenge hari inkweto hari amakanzu n'utundi umuntu yakwifuza angejejeho namugezaho ariko icyo nahisemo cyane ni ukwambika abageni ndetse n'abagiye mu bukwe ariko noneho n'abadamu bashaka kwambara neza rwose baraza agasohoka yambaye neza urabambika ndamwambika nka baze rero uraza kumfasha baze igura nk'amafaranga ngahe hano iwawe hari baze zitandukanye uje uko waba uri kose ntabwo twakuburira igiciro cy'ibaze wasanga hano nibyo hari amabaze ari hejuru hari amabaze ari hagati hari aciriritse uko waza kose waza ukayabona baze ziba zirahari rwose ku giciro cyiza cyane kandi gishimishije uko waza ntabwo wasubirayo mbese uwaza wese akaza kwa Beatrice ntabwo arasubirayo rwose atabonye umwenda ni ukuri umuntu ashatse kuguhamagara kuko buri kintu cyose turaza kukigeraho utu duseke n'uduseke niko batwita yego tuno n'uduseke badukoresha harya baje gusaba tukajyanamo ibintu tugiye gusaba tujye iwabo w'umukobwa tukagenda tujyanyemo ibintu biba birimo n'amatsiko imbuto byerekeranye n'umuco mbese yego none agaseke kamwe niba atari ibanga nangahe ni igiciro gike uko waza uzaza rwose akaza azaza nzamubwira ahageze ntabwo yasubirayo bakunze ba Voice TV show rero ngiye kurangurira kuri kamera mwese muri kureba nukuri nangahe ngewe ntware noneho tuno duseke tubiri rwose n'ugishaka uraza nkuri igiciro turi kumwe oya ubu ngubu naje uragitahana rwose ushaka wese azahamagare azakibona ku giciro uko yabaje tuzamuha ku giciro yifuza amakuru nakiriye rero ngo nuko muri Amerika ari weho washyize ibi bintu ku giciro gikeya cyane wabitewe n'iki nuko nagiraga ngo buri munyarwandakazi abone ikintu yakoresha inganzo yakoresha mu muco w'iwacu ntucike niko bimeze cyane rwose none ntiharimo igihombo buriya oya ntabwo tugerageza igihombo kuko tugira ngo ni nko gufasha abantu kominote yacu cyangwa umuco wacu ntucike ni ukuri kubona umuntu witangira kominote nkawe bari hake cyane mu by'ukuri rero izi nkoni nazo ziragurishwa cyangwa zijyana n'umushanana zijyana n'imishanana ariko wifuza ko wavuga ngo reka njye nshake mbigure nzabyibanire nanjye ngere ku rugero nk'urwo ndiho waza ukambwira izo ukeneye noneho nkaguha izo ukeneye nawe ukajya gukora nk'uko nanjye ndi gukora nibyo twifuza none niba atari ibanga wakwambika nk'ubukwe bungahe kuko abakunzi ba Voice TV show barahita baguhamagara ufite imishanana myiza cyane rwose urahagera uharebe uyikunde hari n'iyahageze nonaha rwose ejo kuwa nyuma yarahageze mishya ubu mpagaze ubu ngubu turi kumwe ejo niyo haza ubukwe bune nabwambika amakuru dufite noneho ari gucicikana ngo nuko The Ben yagusabye ikiraka cyo kwambika ubukwe bwe rwose n'abandi n'abandi bose bari kugenda baguhamagara yego mu by'ukuri rero bakunzi ba Voice TV show turi gukomeza kuganira na Beatrice afite ibikorwa byiza cyane byerekeranye n'umuco muri kubona ahangaha za nkoni abasore baza bitwaje abageni baba bafite turakomeza rero tumuganize gahoro gahoro kugira ngo musobanukirwe kuko nibyo mwadutumye muri kumwe na Joshua Innocent reka
Beatrice dukomeze tuganire. Ako ni agakongoro. Aka ni agakongoro. Utungutu dukoreshwa ryari? Iyo tugiye gusaba umugeni hari imyenda ijyanye no gusaba abana batoya, yego, bagafata udushanana twabo turahari, yego, bagashyira utuntu mu mutwe, bakambara utubodi twiza tujyanye n'agashanana, urabibona, bagafata udukongoro bakajya imbere, haza ababyeyi b'abakobwa bakiri bato, noneho igihe tugezeyo tukadusabisha igihe cyo gutwikurura, utu dukongoro dushyiramo amata yo guha abageni kugira ngo muri gahunda yo gutwikurura. Yego. Hajyayo abantu bangahe? Gutwikurura hajyayo imiryango ya bugufi, nyirasenge, hakajyayo muramukazi we mukuru, haba hariyo nyina wabo, na musaza wabo n'umugabo ugiye wacyuje ubukwe uherekeje abo babyeyi. Ariko iriya mihango kubera ikibaho gutwikurura bimaze? Gutwikurura bigira ngo dukurikije umuco, no kugira ngo dusige umugeni atinyutse agaburira umugabo, niba ari cyo kunywa, niba ari amata, tuba twabashyiriye ibisabo, hari ibyansi bakanywa amata, ibisabo bagacunda, noneho umugabo ntategereze ngo haraza umwaritsi, mu gihe umukobwa hari umugeni twashyingiye, tuba twamutwikurire kugira ngo amenye hajya gukura ibyo kurya no kunywa, ashyira umugabo yo gusonza ategereje abari inyuma. None se na kera kose gutwikurura kwabagaho? Byabagaho. None ko hariho abantu baramaga nk'amezi nk'atandatu, byaterwaga n'iki? Wari umuco, kuko bari bafite ababarika n'umwanya, ariko ubu ngubu dusiga dutwikuruye ngo umukobwa abone ko afasha umutware. Urumva rero ni gahunda yo gusirimuka. Yego. Nk'uko buno dusaba, uwo munsi tugasaba irembo, tugasaba tugakwa, kandi tugakora ubukwe. None se Beatrice, mu busanzwe ikintu ukunda ni iki? Nkunda abantu. Ukunda abantu, ugakunda n'umuryango wawe. Nabibonye rwose uburyo mwatwakiriye muri Kansas. Voice TV show ntago izabura gushyigikira abantu bameze nk'amwe. Murakoze cyane. None ukomeje kutubwira ku byerekeranye n'umuco. Yego. So tuvuye noneho muri gahunda twagiye none mu misango bya bindi byo gusaba no gukwa mu gitondo, biba mbere y'ubukwe ntago bikora? Nabyo turabikora. Turabikora, hari ibikoresho tugira, urabona hari ubukoko tubanza twakiriza abantu bari ku irembo, haba hari utuntu abana bafashe, none urabona ko dufite udukoko twinshi, bakaza ku irembo mu gitondo, abandi two bashyize, hari abashyiraho amabombo, makendi, hari abashyiraho amakaramu, hari abashyiraho papiye mushwara, hari utuntu dutandukanye biterwa na style wowe washatse gukora mu bukwe bwawe. Ngibi ibikoresho bya mbere tuba tubifite, imyenda y'abakobwa irahari yo kujya mu misango ya mu gitondo. Muraza kuyitwereka? Rwose turayibereka. Nibyo? Abakunzi ba Voice TV show nukuri nkuko mwagiye mubidutuma, uyu munsi noneho twigere kuri tele. Mwabonye ko bamwe Chantal twamuvugishije kuri telefone, ariko noneho ubu ngubu twafashe urugendo amasaha 12 tujya muri Kansas. So umaze kwambika nk'amakwe angahe? Tumaze kwambika, twatangiye biciriritse, ariko tumaze kwambika amakwe menshi ntabwo nayabara. Hano muri Kansas hari naho twagiye tujya mu state yandi tukambika, hari n'uko buherutse kuba hano bw'umukobwa wacu Tantine, mwambitse mu bice bibiri. Ni mwebwe mwamwambitse? Hari abagiye iwacu bagiye kumusaba, twambitse abakobwa bari bikorera ukano warababonye, n'abana batoya bari bahari, twarabambitse. Hano habaye ubukwe. Ni mwebwe mwambitse Tantine? Yego, abantu baravuye Michigan bose. Abantu bari yaraberewe ubukwe bwe bwabaye bwiza cyane. Yego, bari abantu baravuye Michigan bagiye gusaba, twari tufite ibiseke, dufitemo abakobwa bari bambaye. Hari n'ubundi bukwe bwinshi butandukanye twagiye twambika. None uretse ahangaha dutuye, nk'umuntu aguhamagara Texas, Arizona, ibyo bintu bishobora kumugeraho? Cyane rwose, tugomba kubimugezaho kuko nicyo twiyemeje. Yego, ashaka kubigura cyangwa ashaka kubikodesha? Rwose byombi, abishaka twabimugezaho. Mwabimugezaho? Ari ukugura tumenyesha ati abasore agomba kwambika bose ashobora kubibona? Yego, twambika bitandukanye, tugira imyenda y'abasore umukara n'umweru, tugira imyenda y'abasore imyenda y'amabara n'umukara, tugira imyenda y'umweru kwayo n'amashati, ndetse hari n'andi mashati ari mu mastoke
y'amashati y'amare tugira ibintu bitandukanye. Amashati murayafite rwose. uyu munsi ndatahana ishati none. Kuri bakunzi ba Voice TV show, ubutaha nzajya live nambaye ishati nakuye kwa Beatrice. Nukuri. Kuko rwose abantu barandahiye, nicyo gituma twafashe umwanya dukora urugendo rungana gutya kugira ngo tuze tukwirebere. Murakoze cyane. So ayo mashati arahari? Turayagira rwose. Ntago yahenda hose? Oya, ntabwo mpenda kuko ntabwo nakuruza guhenda, kandi naje gufasha abanyarwanda niko bimeze ku ntego nziza. Wow. Yego. So noneho tugeze mu gice kindi, watubwiye ko ibyo dusigaje tutarareba ahangaha ku meza ni ibihe? Hari imyenda y'abakobwa itandukanye, nandika imyenda ibice bine, hari imyenda wakwifuza isa, hari imyenda iyo bita deta idasa, hari imyenda y'abamarene, hari imyenda y'abageni, hari imyenda y'abamama abakuze, abamama bakiri bato, hari imyenda y'abasore itandukanye. Ndetse dufite n'uduperike tw'abamama, hari ukuntu tukubitamo akanatirere keza ufite umusatsi utasobanutse. Uduperike ugakubitamo akanatirere rwose, maze ukagira ngo yashokoje imisatsi y'amarene. Iyo barayikodesha cyangwa ni wowe uhitamo kuyibambika? Urayibambika, ashobora kuyigura cyangwa akayigura, tuyigurisha make rwose. Umva, abantu muri Amerika, abadukurikira bari Belgique, mushobora gushipinga rwose ibintu bivuye kwa Beatrice kandi bikakugeraho. Noneho uwo bitazageraho azahamagare Voice TV show. Nukuri nanjye nimero yanjye abakunzi bacu mwese murayifite. So muzampamagare muvuga ati Beatrice twamufashe ibintu ntiyabitwoherereza. So kuko twafashe gahunda yo kuva Michigan tukora urugendo rw'amasaha 10 tuje kumureba, kuko batubwiye ko ari we muntu ufite ibiciro biri hasi muri Amerika. So mwumvise ko yabitewe no kugira ngo community itere imbere kandi umuco ntucike. Siko bimeze? Icyo kintu rero nicyo cyatumye Voice TV show ihaguruka iza kukureba. Twagerewe ku byerekeranye n'imishanana mu kanya gatoya, agiye kutwereka imishanana myiza cyane. Noneho ari amashati, hari igihe ntiwambwiye ko ufite amashati y'amare? Rwose amashati y'amare arahari. Ndagenda nyambaye. Ndagenda nyambaye nzajya kuyisengana. Kera iyo umwana yabamuguriraga imyenda yayambaraga ku isabato cyangwa ku cyumweru agiye gusenga. Nanjye rero iyo shati nzayigenda nyambaye muri weekend itaha. Beatrice, turi kujya mu tuntu n'utundi noneho. Mu Rwanda waturutse mu kahe karere? Mu Rwanda twahungiye mu nkambi ya Gihembe. Waturutse mu nkambi ya Gihembe? Mu nkambi ya Gihembe rwose. Ya numva bavuga ngo ni agasozi k'umugisha. Kari agasozi k'umugisha, dusenga, ariko abatuzi n'Igihembe twambaraga imishanana cyane rwose kuri mifemo. Rwose kuri mifemo no mu bukwe twambara imishanana, tugashyira inkano ku mutwe tugiye gusaba. Nibyo rwose, tugashyiraho agakoni kwicumba, ugashyira urukano, maze ugashyiraho agashanana, maze tukajya mu bukwe. Ukagenda uberewe. Abenshi babituziho. Nibyo rwose. None ntabwo ari ibintu utangiriye ahangaha, wari usanzwe ubikora no mu Rwanda? Mu Rwanda. Wow. Imyenda ya mifemo y'Abadventiste ndayigira. Nibyo amajipo n'amashati. Usa hari abamama Michigan banguriye barahari, kandi buriya nibo banakubwiye. Nibo bambwiye ati rwose ibiciro birabo barabizi. Tugira ibintu byinshi bitandukanye. Noneho buriya oda iyo ari yo yose ushobora kuyakira, akambaza ati nshaka iki, nzakibona mu minsi ngahe kingereho. Reka tubibutse ko nimero ya Beatrice turayishyira hano kuri screen zanyu kugira ngo mumuhamagare. Noneho wavuze ko n'amakorari ushobora kuyambika. N'amakorari ndayambika rwose. Ako usanzwe uri umuririmbyi? Nararimbaga kuva kera. Ijwi se riracyahari? Nuko gusa gripe yankubise wenda ntirirangurube, ariko ijwi rihari kuko ni ntabwo wabura akaririmbo gatoya washobora. Ntabwo wabura akaririmbo gatoya waririmba rwose. Watura abakunzi bawe, abantu biteguye kukugurira, abantu biteguye kuguhereza amakomande y'amakwe, akaririmbo gatoya kajyanye n'ubukwe n'iby'Imana. Ibyo ushaka. Urantunguye. Nagutunguye. Ni akahe karirimbo wumva watura rwose abakunzi bawe n'abantu bumvise ibikorwa byawe kandi bakumva babishyigikiye? Ikambaza mbatura k'Imana. Yego. Hari igihe Uwiteka azateranya abantu, abanyabyaha bazahunga,
ni koko kubabazwa kuzaba kurangiriye mu giterane cy'Uwiteka. Urakoze cyane. Amen amen. So murumva rero nubwo gripe yamufashe ariko bura ntago ari omicron yangware. Oya barankingiye urukingo. Urakingiye. Ndakingiye ni n'umuryango wose se cyangwa harimo abatakingiye. Umukecuru aranze ngo baracyari mu zabukuru bazara bakazasaza nka ba Eliya na ba Elisa n'abandi batagezweho n'ingaruka z'isi. Yes ndikumva rwose ijwi riracyahari kandi noneho nkomeje kugushimira ko uhagaze ku muco. Yego. Kuhagaze ni izihe nama waha urubyiruko rwo muri iki gihe? Bigize aba black, hari bamwe bigize aba black kandi nibo nubundi ariko noneho ugasanga ari amakwe ntibayajyamo, ari ibirori nk'ibi ngibi kumva ko yakwambara imyambaro y'ubukwe mbese imeze neza nk'iyi ngiyi. Ni iyihe nama wabahereza? Inama nabaha rero abo ngabo bagomba kuza bakanyegera. Niyo waba ufite ubukwe ingika ntange inama ya mbere. Yego. Nujya no kugira ubukwe umuntu uri kutwumva. Yego. Ukaba udafite n'amadolari ahagije ariko wifuza ko wagira ubukwe. Yego. Uzaza unyegera uvuga iti nshaka ubukwe nyambikira ku giciro numva nangwa se wumva ari wowe uje cyangwa njye usanze ubukwe bwanjye bugende neza ariko kugira ngo batisahura kuko abagiye gushingura. Nukuri ndabimukorera. Icyo kintu rero nicyo nagushimiye cyane. Byaranshimishije cyane nicyo gituma nahagurutse. Navuze ati nzahaguruka nze nkwirebere. Yego. So uravuze ati rero umusore wumva rwose atanafite no bushobozi ariko noneho akumva ashaka gukora no kwambara ubukwe kwambara neza mu bukwe bwe, ati rwose uzazwe cyangwa umpamagare ati ibintu nzabiguhera kuri make. Cyane rwose. Ndagushimiye cyane. Noneho tugeze mu gice cya kabiri cyo kujya kukwereka ya mikenyero. Bakunzi bacu rero amatsiko ni yose nanjye shaka kureba iyo mikenyero kuko umuntu The Ben yasabye ikiraka urumva ni ibintu bikomeye cyane. So rero reka tugende ujye kutwereka iyo mikenyero. Murakoze cyane. Yes. Yego. Jacob. So nkuko rero bakomeje kutwereka ahangaha tugeze mu gice cy'imishanana. Hano duhuye n'umunyarwandakazi mwiza cyane. Kutishimye se? Ndishimye. Nibyo. So witwa nde? Amazina yanjye nitwa Ugirase Cynthia. Ugirase Cynthia. Izina ryiza cyane. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Cynthia ko wambaye neza? Ndi umunyarwanda kandi nkunda kwambara ibyerekeranye n'umuco nyarwanda. Ushobora kuhagura ijwi ryawe tukaryumva neza? Waruvuze neza cyane ngo waruvuze? Ndi umunyarwanda. Nkunda kwambara ibintu bigaragaje umuco nyarwanda. Yego. Nkuko muri kubibona. Ninde muntu ukwambika? Beatrice. Kubera ki wahisemo Beatrice? Atwambika neza. Urimo kubibona modeli akoresha. Wow, ushobora kubirinduka tukareba inyuma uko bimeze. Wow, bantu rero bakunze ba Voice TV show muri kubona ko Cynthia, Ugirase Cynthia ni izina ryiza cyane. Yambaye neza cyane. Uwa kabiri turi kumwe noneho bakunzi ba Voice TV show rero Beatrice uyu munsi yadutembereje pe, yatuzaniye abanyarwandakazi abana beza cyane. Witwa nde? Amazina yanjye nitwa Divine Mutete. Uzi kuseka neza? Urakoze cyane. Hari umuntu yigeze kubikubwira se? Ni benshi cyane. Ni benshi cyane. Mu by'ukuri useka neza cyane. Urakoze cyane. Kubera ko utitukuje? Ntabwo nitukuje kuko nkunda ibara ry'uruhu rwanjye. Ibara ry'uruhu. Nkunda kuba njyewe wanyawe. Ukunda kuba wewe. Ku kantu ndagakunze cyane. Mu cyongereza babivuga iki buriya? Urumva rero ni abana bize kandi abanyarwandakazi beza cyane. Nicyo gituma ahangaha tugiye kumuganiriza atubwire muri bimwe byatumye yambara gutya ndetse n'umuntu umwambika. Izina ryawe watubwiye ko ari nde? Nitwa Divine Mutete. Divine Mutete? Ako mufite amazina meza. Urakoze cyane. Mugenzi wawe yitwa ngo Ugirase Cynthia. Nawe witwa? Divine Mutete. Hari ukuntu uri kukavuga. Ukumva? Witwa?
Divine Mutete. Beatrice mufana iki? Beatrice ni umuntu nyambika cyane. Ni ukwambika? Nta wundi muntu wakwambika? Nta wundi muntu wanyambika. Kubera iki wahisemo Beatrice? Agira modere nziza cyane. Modere nziza cyane. Hari ukuntu uri gupronounce nkabikunda ngo agira iki? Modere nziza cyane. Modere. Abakunzi bacu rero muri kumva ko hano hari umukobwa uzi gupronounce neza cyane. Iyo myenda aba yaguhereye angahe? Umva. Murumvikana? Turumvikana byata. Ntabwo ajya guhenda. Ntabwo ajya mpenda. So nk'umukobwa kuko ndabona usa neza cyane. Nk'umukobwa wakwifuza ko mwambarira mu bukwe ni ibiki asabwa kuri wowe? Asabwa ni ukuguhamagara. Ni ukuguhamagara? Ni ukuguhamagara gusa. Nibyo? Akeneye na serivisi yanjye. Nibyo? Ngaho suhuza abakunzi ba Voice TV show. Ndabasuje mwese turabakunda cyane. Ikindi kandi umuzazi kwa Beatrice agira modere nziza cyane. Yes. Imishanana yambika abasore n'abakobwa. Muzaze namwe abambike. Yes. Beatrice, kubera iki ufite abantu benshi wambika? Nukubera ni rihe banga? nta rindi ni ukugira ibintu byiza ku giciro gigufi cyane kandi ukabwira abantu ugakora ibintu byiza bibashimishije. Bibashimishije? Ni ukuri. Ntago ndi buve muri estate yanyu. Oya ni karibu. So nk'iyi myenda baba bambaye nangahe? Ni igiciro kiya cyane rwose. Twebwe dushyireho nimero rwose bagiye nuhenda umuntu tuzabivuga kuri kamera. Nukuri ntago duhenda kuko duhenze n'abandi ntago baza batugana. Nibyo? Hari abasore ufite wambika? Barahari rwose. Turaza kubabona? Barahari nukuri. Amen. Reka noneho dukurikirane turebe n'abandi abasore beza cyane baberewe. Bakunzi ba Voice TV show mwebwe icyo mugomba kumenya mukomeze mugane Beatrice. Noneho Beatrice arabahereza ibintu byiza cyane. Harya nyibutsa akazina kawe? Nitwa Divine Mutete. Divine Mutete. Murakoze cyane Divine. Murakoze cyane. Imana iwe umugisha. Uzakomeze ukunda umuco. Ntago narebye n'inzara. Nibyo? Buriya abayazi gukoreye kuri angahe? Kuri 59. 59 bihwanye n'amadolari 60 buriya. Yes, urakoze cyane. Wambaye neza cyane rwose. Murakoze cyane. Yes. Bacu rero ndi umuhungu ndi umuzira guhunga nanze gutera ibitugu urugamba rw'abagabo. Murakoze cyane. Yamwumvise rero ko nanze gutera ibitugu urugamba rw'abagabo. Ahangaha turi mu gitaramo cyiza aho tugiye gukomeza kuganira na Beatrice ari kutwereka ibikorwa bye. Ahangaha muracyari kuri Voice TV show. Murakoze cyane. Ko mutavuze murakoze cyane? Murakoze cyane. Harya bambwiye ko witwa nde? Nitwa Divine Mutete. Hari ukuntu kukavuga? Divine Mutete. Izina ry'ubuhanzi ni rihe? Nitwa Jessie. Jessie. Hano turi kumwe nande? Ogirase Cynthia. Ogirase Cynthia. Hano turi kumwe nande? Habimana Samuel. Habimana Sam. Siko bimeze? Hano turi mwabonye ko ari Beatrice wa wundi ufite isoko rikomeye cyane ryo gufasha abanyarwanda, abarundi, abagande bashaka kwambara gutya twambaye noneho akabambika neza cyane. Kubera iki wahisemo kugira ngo ujye ugana Beatrice akwambike? Beatrice mbese ni umuntu mbese utwambika ku giciro cyiza kandi mbese byerekeranye n'umuco nyarwanda nicyo gituma namugiyeho kandi n'ibiciro biciriritse. Ibiciro biciriritse rwose. Nicyo gituma namugiyeho. Amashati meza hano batubwiye ko ari wowe musore wambara neza muri iyi state turimo. Rwose mbese amashimwe yose ni kuri Beatrice niwe ubikora byose. Niwe ubikora cyane. Cynthia, ibanga rero twamenye ngo nuko ari mwebwe mwambara neza kuko ngo mwaganye Beatrice. Niko bimeze? Niko bimeze. Niko bimeze? Ubu ngubu mbese abasore urabemeza? Ndagerageza. Harya ngo ni Mutete? Divine Mutete. So kwambara neza bisobanuye iki? Kwambara neza bisobanuye mbese kuba wambaye neza nyine wishije agaciro tu. Kwihesha agaciro. Ukaba wiyubashye. Noneho no kugira ngo kubera turi mu gihugu cy'amahanga no kwambara ibintu bigaragaza umuco wawe. Cyane. Niko bimeze. Wumva bikubereye? Bimbereye cyane. Nta bantu bajya gucomplaining iyo wambaye gutyo? Abantu batabyumva barakomplaininga. Ariko abantu babyumva bazi umuco wacu baranshima cyane. Noneho reka
tugane Beatrice ndabona afite agaseke keza siko bakita niko bakita rwose ugiye kutwereka iki noneho abakunzi ba Voice TV show ni iki ugiye kubereka ngiye kubereka imyenda imishanana kugira ngo barebe ibyo ducuruza cyangwa se ibyo twambika abatugana iyi myenda aba uko bambara niko no mu makwe baba bambaye rwose niko baba bambaye uko uyu musore yambaye niko baba bambaye hari imyenda kalite hari imyenda y'umweru myinshi bihari hari uko yambaye urabona ko asobanutse ko ari umusore mwiza w'umunyarwanda hari ibindi biri hano inyuma wagerageza kubidusobanurira rwose kangerageze bibasobanurire urasa n'uwegera ahangaha hasigaye twegere Beatrice adusobanurire neza yego urabona ko hano hari imishanana myiza cyane iyi mishanana ureba ni imishanana twambika abamarene bagiye kumwe uruhande rw'umugeni imishanana y'abamama hirya hari imishanana ubumweru wambara umugeni hano hari imishanana urabona ko uremere kandi ufite ko mbona ari umushanana mwiza cyane ufite n'ibiro hano hari umusore ngo bita Twizere ufite gahunda yo gushaka vuba ahangaha Twizere rero yanyatse nimero yanjye buri munsi abaza kureba uko tuba twambika abantu kugira ngo bimunyure kandi abone ko ari byiza azazi wanjye ariko dufitanye gahunda ko ndabizi ko azaza nkamwandika twigeze kumubaza aratubwira ati ikibazo cy'amakwe ngo ubukwe bwazamuye ibiciro ni iki wamumaraho impungenge namumara ni uko azaza nkamwambikira ubukwe bwe bwose atagize n'umusigara urakoze cyane kandi ntakagira impungenge ngo ntabwo bisobanuke ko nitubona uyu mwaka urangiye atarongoye azaba yarinaniwe ku giti cye atari ku giti cyo kwambara ngo yabuze urakoze cyane iyi mishanana rero nk'uyu nguyu w'abageni ndi kuwumva rwose nicyo gituma ndi guterura n'imbaraga nyinshi aba ari umugeni wenyine ku giti cye yego nk'uyu nguyu niba atari ibanga ndi kugira ngo utubwire igiciro ni igikeya rwose kuko uvuze ngo igiciro hari uwagira ubwoba uko yaza akavuga ati ngiye niba ari amadolari hejuru akanyanginga ndamubwira ntiho kugira ngo ubukwe bwawe bubure ahubwo ndakwambika uko uje urakoze cyane none niba atari ibanga reka ubwire abakunzi bacu nimero ya telefone bakuboneraho nimero yanjye nitwa Nyirangirimana Beatrice 816 3 7 7 turaza kuyishyira kuri screen ariko yisubiremo 816 3 7 7 urakoze cyane Beatrice niki wabwira community niki wabwira abakunzi ba Voice TV show rwose twambika neza ku giciro cyiza abasore bakaberwa abakobwa bakaberwa arega nawe uri kubona ko bimeze neza oya ngiye ntago nyikuramo rwose ntago ndibuze kuyikuramo rwose yego kandi hari n'iy'abamama wabonye ko wagezeho bibiri rwose uyu twari tubizanye hano hafi ariko ubonye ko tugeze ahantu buri myenda y'abakobwa iy'abageni y'abamama bakiri bato ibintu impuzankano zose zirimo yego mu by'ukuri rero abakobwa beza Mutete ndetse na Cynthia ndetse na Sam siko bimeze turabashimiye cyane kandi muzahame ku umuco ntugacike nta bandi bazazamura ibendera ry'igihugu ni mwebwe nicyo gituma mugomba gukomera ku muco ndetse twibutsa n'abantu rwose muhamagare Beatrice buri kimwe cyose namusuye buri kimwe cyose aragifite rero twari kuri Voice TV show murakoze cyane kudusura mutubwirira abo hirya no hino kandi twashimye ko mwaje kudusura kandi muzakomeze mugaruke murabona ko ibintu byacu biri special very special kwa Beatrice buri kintu cyose ni special ngewe hari byinshi ngiye gutahana kandi ndava hano nkwishyuye rwose urakoze cyane urakoze cyane rero mwari kuri Voice TV show hamwe na Joshua Innocent Imana ibaha umugisha murakoze Imana ibahirinde yes